Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Tubahaye ikaze mwese aho muherereye hose, abo tubana ku isengesho ribohora official channel yanyu. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Tuje mu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana muri ibi byumweru bibiri. Twinde mu byumweru bibiri byo gusenga, twatangiye ku cyumweru. Ibi ngibi Imana nidufasha buri munsi tuzajya tunyuzaho ijambo ry'Imana n'isengesho. Abo tubana online, tukabana hano mu bihe byiza byo gusenga n'ijambo ry'Imana, n'abo tubana imbona nkubone ku mubiri, bake muri mwe Imana ibaha umugisha. Kandi mukomere mushikame. Muririmbyi araririmba ngo mukomere mushikame, mugiye kubona ingororano y'abatabarutse. Kandi ntimucike intege, turi kumwe n'umwami w'abami, umutware w'abatware, umugabo ukomeye utajya utsindwa mu ntambara. Ni ngombwa yuko ugomba kwinjira mu masezerano. Twakurikiye umugabo udatsindwa, umugabo ugera ku ntego. Niyo mpamvu umuririmbyi aririmba ngo nshaka kugukurikira buri munsi muri uru rugendo. Nshaka kugukurikira buri munsi mwami Yesu, ugiye cy'umubabaro. Uyu niwe mugabo tugomba gukurikira. Impamvu tugomba gukurikira Yesu Kristo, niwe wenyine waje mu isi, amaze kugera mu isi agera ku ntego y'icyamuzanye. Amaze kugera ku ntego y'icyamuzanye amanuka ikuzimu. Amaze kumanuka ikuzimu ahasohoza icyari cyahamujyanye, naho arahatsinda, yambura Satani ubutware n'ubushobozi, amunyaga n'imfunguzo. Azamuka avuye ikuzimu, ubutaka cyane cyane imva yiwe ubwayo, urutare rwari ruri kumva ye rurabirindurwa, ruramubisa, avayo. Ageze no mu kirere mu isanzure riratandukana, arazamuka ryinjiramo, asubira aho yahoze. Uyu niwe mugabo rero tugomba gukurikira, kuko ni umugabo w'umunyembaraga, ni umugabo wihagije, arashoboye muri byose. Ntuzakurikire umuntu udashoboye. Yesu twakurikiye arashoboye. Ni umugabo uhambaye, ni umugabo ufite ububasha bwo kurwanirira abamukurikiye kandi akabaneshereza intambara zose. Uwo twakurikiye rero ntabwo atsindwa na rimwe. Ntiyatsindwa n'ubukonikoni, ntiyatsindwa n'ubupfumu, ntiyatsindwa n'uburozi, ntiyatsindwa n'ikintu icyo ari cyo cyose kibaho. Ni izina ryashyizwe hejuru y'amazina yose kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi. Niwe mukurambere uri hejuru y'abakurambere bose. Ntuzikange ngo utinye abapfumu, utinye abarozi, utinye abakorana na Satani. Ujye uhora uzirikana ko abakorana na Satani bose bambaza amazina y'abapfuye. Uzasanga umupfumu afite imbaraga zikomoka ku mukurambere. Uwo mukurambere ushobora gusanga ari umukurambere wenda w'igisekuru cya gatanu, yarahawe imbaraga n'uwo mukurambere w'igisekuru cya gatanu. Hari abo usanga barahawe imbaraga n'uwo mu gisekuru cya kabiri cyangwa cya gatatu, cyangwa se ari na se wazimuraze. Noneho rero jya uhora uzirikana ko uwo twakurikiye witwa Yesu Kristo ni umukurambere uri hejuru y'abakurambere bose. Uwo yahozeho mbere y'uko isi ibaho, uwo yahozeho mbere y'uko ibyaremwe byose bibaho. Aza mu isi, afata umubiri nk'uwo wambaye kugira ngo abone uko azaneshereza wowe, kuko yarazi yuko njye nawe hari igihe tuzaba hano ku isi tukambara uno mubiri, tugahura n'abaturwanya bambaye umubiri bambariza mu yandi mazina. Amaze rero kwambara umubiri aduha ubutware kuri abo ngabo. Yarazi yuko ikuzimu hazaturuka imbaraga ziturwanya. Biba ngombwa ko amanuka ikuzimu kugira ngo ajye kuzahaza za mbaraga zaho. Kabiri, ava iyo kuzimu arazamuka
ajya mu ijuru, arenga ibirere byose. Yari azi ko mu kirere hashobora guturuka imbaraga zagutangira zikakurwanya. Arenga ibirere byose asubira aho yahoze. Urabizi ko ijambo rivuga mu byakozwe n'intumwa ko reka ngusomere icyo cyanditse tubone gukomeza. Mu byakozwe n'intumwa byaho igice cya mbere, ntanabivuga nuko bitari mu izina rya Yesu. Sinzi ukuntu numva ntangiye mfashwa n'ijambo ry'Imana, ntangiye mfashwa n'iri zina rya Yesu Kristo, iri zina rihambaye cyane kandi izina ryuzuye ubuzima. Nje nkunze kuvuga ko ari izina ryuzuye ubuzima, ryuzuye kubaho, ryo ritanga ubuzima rigatanga no kubaho. We yaravuze ngo nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwuzuye. Bisobanura yazanywe no kugira ngo wowe ubone ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Ntabwo Yesu atanga ubuzima bucagase, atanga ubuzima bwuzuye. Muri we rero nimo dufite intsinzi y'ibihe byose. Muri we nimo dufite kubaho kw'ibihe byose. Nta rupfu dushobora turi muri Yesu warunesheje. Ujye uhora uzirikana ko Yesu yanesheje urupfu n'ikuzimu. Mukunze kumva mvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, kuko nta rindi zina ryabashije. Abana b'abantu bose bo mu isi batinya urupfu. Nta muntu udatinya urupfu, nta muntu udatinya kuzimu. Udatinya kuzimu nuko abatazi yuko iriho, uwaba ari impumyi. Ariko uyu Yesu Kristo yanesheje urupfu, anesha ikuzimu, anesha abakuru bose b'ikuzimu n'abatware bose b'ikuzimu, n'abatware bose b'ikuzimu arabanesha. So nuvuga ngo rero uyu mugabo ari mu ubuzima. Iri zino bwaryo kurivuga ikuzimu bahinda umushyitsi. Iri zino ubwaryo kurivuga nta mbaraga zishobora. Igihe uryatuye ukavuga iri zina rya Yesu Kristo utarishidikanya, uryizeye mu mutima, nta muzimu warihagarara imbere, nta jini ryarihagarara imbere, kuko uyirivuze ubwaryo barabizi icyo ryabakoreye hariya mu isi y'umwijima, hari ikuzimu. Umva rero icyanditse nari ngiye kureba kiri mu byakozwe n'intumwa kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9, ngo amaze kuvuga atyo azamurwa. Ariko yaramaze kuvuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga nshya umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Urumva uyu mugabo yarazamutse bamureba live, arazamuka, nta mbaraga nta ndege imuzamuye mu isanzure, ahubwo we arizamura, arazamuka kugeza igihe yageze mu gicu. Barinda babona ko igicu kimukingirije, ntibaba kimubona. No kuvuga ngo yageze rero mu birere, ikirere kiracinguka nacyo kiramubisa, kimenya ngo uyu ni umwami w'abami waremye ikirere, kigomba kumubisa, ibicu bigomba kumubisa, akabitambukamo akabicamo, asubira aho yahoze. Uyu rero ni umugabo uri hejuru y'abandi bagabo bose, ari hejuru y'imizimu yose isengwa yambazwa hano mu isi, ari hejuru y'izina ryose uzirisengwa abantu bubaha batinya, ari hejuru y'amazina akomeye ategetse isi ya none mu bifatika hinda umushyitsi. Hano mu isi hari abagabo bakomeye bica uwo bashaka, bakaba bakiza uwo bashaka, bazamura uwo bashaka, bakamanura uwo bashaka. Ariko hejuru y'abo bagabo nawe uzi bakomeye bayoboye ibihugu bihambaye ku isi, hari iri zina rya Yesu Kristo riri hejuru y'ayo mazina, hejuru y'abakurambere bose bambazwa, abana bapfumu n'abakonikoni. Birashoboka ukaba unkurikiranye ushikwa, uhigwa n'imyuka y'ikuzimu, baragutanzeho ibitambo, ihuyigwa n'imyuka y'abaruzi, baravuze ko ntacyo uzimarira, ntacyo uzigezaho. Ariko ni wizerera izina rya Yesu Kristo, kuko abo bapfumu n'abo bakonikoni n'abaruzi bakubohesha imyuka y'abapfuye biwanyu, bakakubohesha imizimu y'iwanyu. Niyo bakurikirana bakayihamagara, bakayikubohesha, bakayiguha, bakayitegeka kugira ngo iguteze ubugumbi, iguteze ubukene, iguteze amakirizi, iguteze kwangwa, iguteze gutabwa,
biguteza ndatura rero mu izina rya Yesu Kristo dukirizwamo risumba amazina bakuboheyemo. Ayo mazina rekura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ari muzimu mukurambere wanyu igisekuru cya kana kuveho katika jina Yesu. Igisekuru cya gatatu kuveho mu izina rya Yesu Kristo. Igisekuru cya kabiri kuveho, uw'icyambere kuveho mu izina rya Yesu Kristo. Niba hari n'umurozi wambaye umubiri uri hano ku isi wo mu mafamiye yawe, wo muturanyi wawe ukugendaho akagenda ku buzima bwawe, ndatura ngo mu izina rya Yesu iryo zina ry'uwo murozi rihure n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo muntu akurekure mu izina rya Yesu. Abise ubuzima bwawe, abise imibereho yawe, arekura amagara yawe. Ndabizi uraboneranwa kubera utaramenya imbaraga z'umwami Yesu Kristo. Uratotezwa, umwanzi akagutoteza ku manywa na nijoro, ariko izi mbaraga zagutwazaga igitugu, zagutotezaga, ndazirekuraho umuriro w'Imana kuzitwika mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze mu mavuta y'isumba byose. Uko Eliya hari ingabo zaje kumufata zigera muri 50, akazibwira ngo niba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuka uvuye mu ijuru batwike, nanjye mpagaze mu mavuta y'ijoro, mpagaze mu izina rya Yesu Kristo ryamamagaye rikangira, umuvugabutumwa rikangira, mwigisha w'ijambo ry'Imana rikangira, umushumba, mpagaze mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana zima ryampaye amavuta ya deliverance, amavuta yo kubohora abantu. Izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana zima, ndarekura umuriro w'Imana ku myuka ikurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekura umuriro w'Imana ku mbaraga zigutoteza, izikubuza amahoro, izikubuza gusinzira, izikubuza kuryama mu izina rya Yesu Kristo, izikubikira zigacungushizwe usinzire, zikaza kugutwarira mu bitotsi bya nijoro, ukisanga uri ahantu hatazwi, ukasanga uri kurya, ukisanga uri kunywa, ukisanga uri mu isoko, ukisanga uri mu misozi, ukisanga uri mu byaro. Ndarekura umuriro w'Imana kugira ngo izo mbaraga zitatane ziguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Reti wowe ufite indwara z'inkorano, indwara zakozwe n'abadayimoni, indwara z'amayobera abaganga babuze ibiri mu mubiri wawe, ndatura ngo ibyo biri mu mubiri wawe bitwikwe, ndabisukaho umuriro kwa jina la Yesu Kristo. Ndarekura umuriro mu maraso yawe, ndarekura umuriro w'Umwuka wera mu nyama z'umubiri wawe, ndarekura umuriro w'Umwuka wera mu kirere cyawe, ndarekura umuriro w'Umwuka wera mu ruhande rwawe rw'iburyo, ndarekura umuriro w'Umwuka wera mu ruhande rwawe rw'ibumoso. Ndohereza umuriro w'Umwuka wera imbere n'inyuma hawe katika jina la Yesu Kristo. Mu isi y'umwuka bikuzengurutse n'ibikurembozwa ibyo utazi ndetse utanabona, ariko bikwasamiye, ibigukirigita mu mugongo, ibigukirigita mu mutwe, ibigukoraho katika jina Yesu Nazareti. Ndatura ngo umuriro w'Imana bitwike, umuriro w'Imana bitwike mu maraso ya Yesu Kristo, mu maraso ya Yesu Kristo. Handitswe yuko natwe twamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwacu. Mpagaze mu maraso ya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, ndatsinda, ndakubita hasi byakuneshaga mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho ubuzima bushyitse bubonerwa muri Kristo Yesu wabambwe agapfa akazuka. Acira ubuzima bushyitse bubonerwa muri Yesu Kristo, acira amahoro yuzuye abonerwa muri Yesu Kristo, acira amahoro yuzuye abonerwa muri Yesu Kristo. Ndakwaturaho amahoro yuzuye abonerwa muri Yesu Kristo. Imbaraga zikwambura amahoro ndazivuma mu izina rya Yesu Kristo. Rekeraho kwishakira amahoro yawe bwite, ahubwo nshaka amahoro ya Kristo. Kwishakira amahoro yawe bwite ntacyo bikumarira, ntacyo bikugezaho. Ni amahoro atarambye, ni amahoro y'umunsi umwe. Wenda kwatura amahoro ya Yesu Kristo abonerwa muri we y'ibihe byose. Ayisi takwambura, abarozi batakwambura, abana umwijima batakwambura. Ayo niyo mahoro nkwaturiyeho mu izina rya Yesu Kristo twahawe gukirizwamo. Akira ubuzima bubonerwa muri Yesu Kristo. Nawe uvuga uti amina, 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 amina. Imana ikugirire neza. Nuko nari nkongejwe nsamuwe mu kirere cyo kugira ngo ngufashe kubohoka, ngufashe kwakira ubundi buzima bushya. Noneho twumva ijambo ry'Imana, uri ahantu hazima, uri ahantu hakwiye. Ndagucomora mu kirere Satani yari yagufatiyemo. Hari igihe abarozi baza bagatwara ubwenge bwawe, bakabushyira mu mwijima, bakabuhambira. Twanavuga kwizera bikagorana, ntumve icyo turi kuvuga, ntunagisobanukirwa, n'umutima ukananirwa kwakira isengesho nk'iri, umutima ukananirwa kwakira kwizera bitewe n'ibintere baba bagucometsemo, bakujyanyemo. Ariko ndagucomora
mu birere by'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Nawe sengana nanjye uvuge uti mu izina rya Yesu Kristo nikuye mu kirere cya kirozi cyose nabarizwagamo mu buryo bw'umwuka, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima aturuti nicaye mu kirere cy'Imana ihora isumba byose mu bwami bw'Imana, mu kirere cya gatatu cy'Uwiteka. Aho ngaho niho nturikije kugira ngo mpure n'Imana yanjye kandi nsabane nayo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amina, amina. Ugubwe neza muri byose. Rero wicaye muri icyo kirere, ngaho reka tuganire iryo jambo navugaga kuri uyu mugabo rero witwa Yesu Kristo wazamuwe, ngo amaze kuvuga atya azamurwa bakimureba igicu kiramubakingiriza, ngo bakiraramye batumbira mu ijuru, ngo akigenda ngo abagabo babiri baraza barabonekera, ngo bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera, ngo barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza aricyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Semeni amen, semeni amen, semeni amen. Uyu Yesu Kristo nk'uko yazamuwe abari bariho icyo gihe bakamubona, akabazamurwa bakagera kugeza igihe igicu cyamukingirije ijuru rigahita rikinguka akaryinjiramo, ngo ni nako azagaruka nk'uko nguko. Ni umwami rero uri hejuru y'aba bagabo bose uzi bo mu isi, ni uwo gukurikirwa. Nta wundi dufite. Umurimo wawe ufite no kumukurikira. Mukurikira azakugeza ku byiza bishoboka, mukurikire azakugeza ku ntuzigera wicuza, mukurikire azakugeza muri destination yawe, mukurikire ntabwo uzapfa imburagihe, mukurikire ntabwo abarozi bazarya umubiri wawe ngo bawubage, ntabwo bazakujyana musukure. Yani hawatakula mnyama zako. Kuna wakati wachawi wanamchukua mtu wanampeleka musukure. Ndakugira nkubwire ngo ntabwo abarozi bazigera bagutwara ngo bakugire musukure kure wabo. Oya, hari abantu bapfa buriya muzi kuba bapfuye, ariko hari abarozi babatwaye. Cyane cyane aba bantu mubona bapfa impfu zitunguranye, umuntu akaryama akabyuka ugasanga arapfuye. Kenshi na kenshi 99% n'abarozi baba batwaye abo bantu, kandi mu bitangaje nuko igihe kigera bakabarya. Rero ntabwo Imana izemera ko umuroza gutwara. Nuguma mu ijambo ry'Imana ukamenya ukuri, uko kuri kuzakubatura. Yesu yaravuze ngo abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Nuguma mu ijambo ry'Imana uzagenda umenya ukuri kwibibaho, uzamenya ukuri kw'impfu zitunguranye, uzamenya ukuri kw'ibyo ucamo n'ibyo unyuramo. Numara kumenya ukuri kw'ibyo ucamo n'ibyo unyuramo, uzahagarara mu ijambo ry'Imana uvuga iti no, menye ko ibi ngibi bikorwa n'abarozi n'abana b'umwijima, nanjye ndabyanze ibi ntizambaho mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire ijambo tuje kuganiraho ni ijambo rivuga ku ntambara yo kwizera. Muri isi turimo ni ukuvuga ngo intambara yacu ibiherereye mu kwizera. Iyo umurozi yakurushije kwizera aragufata akakuboha, akakuzirika, akakujyana, akakubohesha imyako, akakubohesha imikoshi, akakubohesha indwara zidashira, akagena ibikubaho, akagena ibiba mu mibereho yawe. Igihe yakurushije kwizera akakurusha no gukiranuka mu ruhande rw'Imana ziwe. Abarozi bafite amahame bagenderaho n'amabwiriza bakoreraho Satani aba yarabahaye. Noneho rero sasa iyo umurozi kurwanya we yagendeye mu migenzo yiwe n'imihango yiwe akayikurikiza nk'uko aba yayitegetswe, amabwiriza aba yahawe n'ikirere akoreramo cy'ikuzimu cyangwa cy'ubwami bw'umwijima akayakurikiza nk'uko ari, noneho akavyo ngiyo akaza kukwataka wowe, agasanga wowe muri bwa bwabo barizwamo ari bwo bwami bw'Imana, ntubukiranukira, ntukurikiza n'amahame y'ubwo bwami bw'Imana. Bimworohera cyane kugira ngo agutsinde, bimworohera kugira ngo akuneshe. Biba bisaba kugira ngo mu bwami barizwamo ari bwo bwami bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo mwumvire kandi ugendere ku mabwiriza yiwe. Wambaza ngo amabwiriza ya Yesu Kristo nayahe? Ni ijambo ry'Imana, ni ibyanditswe byera, ibyanditswe byandikiwe wowe kukwigisha no kuguhugura no kukwemeza kugira ngo ube umuntu w'Imana ubushyitse kandi utunganye. Iyo ugendera rero mu byanditswe byera ugakora ibyo ibyanditswe byera bigutegeka, ukakora n'ibi byanditswe byera bikubwira gusenga, Yesu akubwira gusenga ubudasiba, ugasenga ubudasiba. Yesu akubwira kwizera ukizera, Yesu akubwira gukiranuka ugakiranuka. Ijambo ry'Imana ryakubwira gutanga ituro ukaritura, ijambo ry'Imana ryagutegeka gutanga 1/10 ukagitanga unezerewe rwose.
utumva ngo uri kugiha abantu, ubwo kumva yuko utanga mu bwami bwa Kristo. Biratangaje cyane. Abatanga mu bapfumu babazi ko barimo baratangira abakurambere, abatanga kwa Satani babazi ko bari gutangira kwa Satani. Ndajya nkubwire ngo amasosiyete yose y'umwijima akorera hano mu isi, hamwe n'ubwo hari abayajyamo kugira ngo kwamamara abahikuzo, ariko ayo masosiyete aragaruka akagusaba ibitambo, akagusaba amaturo. Uwinjiye muri Eliminata uzasanga hari aho ugera ugasabwa ibitambo, ugasabwa amaturo, ugasabwa utanga muri Eliminati. Abinjiye muri Freemason uzasanga hari aho basabwa gutanga amaturo no gutanga ibitambo. Abinjiye muri Rose Croix naho uzasanga ari uko, kandi hari amahame agenga n'amategeko agenga iyo miryango y'ubwami bw'umwijima. Ugiye mu gipfumu akinjiramo ndani, agiye gushaka ubutunzi, agiye gushaka ibiki, cyangwa se n'abajya gushaka ubutunzi mu bwami bw'umwijima, uzasanga hari amahame n'amabwiriza basabwa kugenderaho. Ariko abaje muri Yesu Kristo bo bakumva yuko ibyo muri Yesu Kristo bigomba kuza gutyo ari mu muyaga gusa, bikabituraho ntacyo bakoze. No muri Yesu Kristo Imana igusaba gukora mu bwami bw'Imana, igusaba gukora. Dore ijambo riravuga ngo nzanye ingororano zikwiranye ibyo umuntu wese yakoze. Ibyo ukorera mu bwami bw'Imana uzabigororerwa. Amaturo utura, wayutura yandi mujya mutura hano kuri icano, hari abantu batura rwose nkababona, Imana izabagororera za ngororano, kuko iyo mutuye abandi mukadusapotinga. Niyo mpamvu tubona imbaraga zo kugira ngo tugaruke dukore ikiganiro nk'iki, twigishe, dusenyera abantu, kuko ibi nabyo ni amafaranga abikora. Amwe muri yo rero ava muri babandi b'intwari baba bazi gutura cyangwa bazi gutanga. Nyagasani abahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. So no kuvuga ngo rero mu bwami nk'uko mubona hano mu butegetsi bw'isi, amahame y'ubutegetsi bwo mu isi akurikizwa, akubahirizwa. Utakubahiriza amahame n'amategeko n'amabwiriza y'ubutegetsi bwa hano mu isi bwa kimuntu, ugasanga amategeko araguhannye, ariko uyakurikiza ntahanwe. Uko niko bigenda no mu bwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana iyo ukurikiza amategeko n'amabwiriza yabwo urahirwa, ukagubwa neza, ugahabwa umugisha. Ariko uteshuka ku mategeko n'amabwiriza yo mu bwami bw'Imana, nta kintu ubonera muri ubwo bwami, kandi ntacyo bubuze. Kugira ngo ugire umugisha w'Imana ubona mu bwami bw'Imana, nuko ugomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza yo mu bwami bw'Imana, kugira ngo ubone imitungo n'ibindi byose n'ibyo biva kwa Satani mu bwami bw'umwijima. Ababugiyemo bakabwinjiramo nuko nabo bubahiriza amategeko n'amabwiriza yo muri ubwo bwami bwabo. Twebwe rero turi mu bwami bwa Yesu Kristo, ubwami budahanguka, ubwami bushoboye. Niyo mpamvu umuririmbyi aririmba ngo umurimo wanjye n'uyu ni uwo kumukurikira. Akazi kawe ubundi kurikira Yesu Kristo, urebe ko atakugeza kuri destination yawe. Kurikira Yesu Kristo, urebe ko atakugeza ku ntego y'icyatumye uremwa, y'icyatumye uzanwa mu isi. Ntabwo waremwe gutyo ngo bakujugunye mu isi gutyo ubeho uri umuntu uzerera, ubungagira uzerera, igihe nikigera uzave muri ubuzima. Waremwe uri umuntu w'umumaro, ugomba kugirira umumaro abandi. Iyubakemo kumva ko ugomba kuba umumaro mu izina rya Yesu. Iyubakemo wumve yuko ugomba kuba agaciro. Iyubakemo wumve ko uri uw'ingenzi. Iyubakemo ko uri umuntu ubayeho kugira ngo ubayeho kubw'abandi bantu. Ukumva ko ubayeho kubwawe gusa. Ufite n'inshingano zo kugira ngo n'abandi babone umugisha kubwawe, abandi barye kubwawe, bambare kubwawe, hagira abantu ubuzima bw'abantu buhinduka kubwawe. Nugira intego yo kumva yuko hari abantu bagomba kubaho Imana igukoresheje, nugira intego kumva yuko hari agomba kurya Imana igukoresheje, nugira intego kumva ko hari abantu bagomba kwishima ari we Imana ikoresheje. Simvuga ibyishimo by'abadayimoni by'ibyaha, ndavuga ibyishimo byo kwishimira ubutabazi bw'Imana ku buzima bw'abantu. Numva ko ubayeho kugira ngo usohoze umugambi w'Imana ku bandi bantu, Uwiteka azakwagura kandi azaguha umugisha. Aguka mu izina rya Yesu Kristo. Rero mu bitekerezo byawe, aguka mu mutima no mu bwenge bwawe, kurikira umwami Yesu Kristo, azakugeza ku cyo waremewe. Ukiri hano muri ubuzima bw'uyu mubiri hano mu isi, uzasanga ugeze ku bintu bikomeye imiryango itari kukugezaho, amashuri atakugezaho, amafaranga atakugeza, abantu batakugezaho. Hari aho amafaranga agera akananirwa,
umuntu akivuza ariko akagera ahantu ku rwego y'amafaranga aba atakiyakoresha ngo yivuze. Aho Yesu ashobora kuza rero amafaranga yashize yananiwe kugukiza indwara, Yesu ashobora kuza agakora ikintu kidasanzwe amafaranga yari yananiwe. Hari aho amadigiri yawe n'amadiplome yawe na za lisansi zawe na za masters zawe zitabasha kukunyuza, ariko uyu Yesu wabaramwizeye akaba yakunyuza aho izo mpapuro n'impamyabushobozi bya hano mu isi wahawe bitakunyuza. Yesu ashobora kukunyumva. Umva n'ubundi ukuntu ijambo rivuga. Ijambo riravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ntabwo ijambo rivuga ko umukiranutsi azabeshwaho n'impamyabushobozi z'ikirenga. Ntabwo ijambo rivuga ko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho n'inshuti nyinshi yigwijeho. Hari abantu usanga baba bafite inshuti nyinshi, ariko inshuti nyinshi bitwa ko bazifite ari inshuti z'imburamukoro, ari inshuti muganira bikarangira gutyo, ari inshuti zitagutabara mu byago no mu bibazo. Rero ntabwo umukiranutsi w'Imana abeshwaho n'inshuti nyinshi yagira, nubwo inshuti nazo ari iz'ingenzi, ariko hari ahantu inshuti nazo ubwazo zigeraho zikagutererana. N'izayubu zaraje zibana nawe iminsi irindwi, nyuma y'iminsi irindwi ntizakwihangana zitangira kumukoba. Birashoboka ko inshuti ishobora kuza ukabana nayo mwe mu buzima ikakurambirwa ikaguta, ariko Yesu ntabwo ajya ata umuntu. Inshuti ntabwo wajyana nayo mu rupfu, ariko Yesu ajyana nayo mu rupfu. Ntabwo umugabo wawe muzajyana mu rupfu, ntabwo umugore wawe muzajyana mu rupfu. N'imbere y'intebe y'Imana yera, ariyo ntebe y'imanza, uzahagarara imbere yayo uri wenyine. Ntuzajyana n'umugabo wawe, ntuzajyana n'umwana wawe, ntuzajyana n'umukunzi wawe. Aho ngaho niba uzaba waramize Yesu Kristo, uzahagarara na Yesu aho ngaho. Ndagira nkubwire ngo rero fata Yesu mushira imbere kurenza ibindi byose washyize imbere mu buzima bwawe. Uyu munsi tuje rero kuganira ku ijambo rigufi, nubwo nyine ni ijambo riboneka muri Luka igice cya 22 n'umurongo wa 32. Luka 22 n'umurongo waho wa 32. Ariko reka duhere ku murongo wa 31 ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko wowe ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Ndavugana nawe uri kunyumva. Birashoboka ukaba wari uri mu bigeragezo bikomeye, Satani yagusabye ngo akugosore. Yasabye ubukungu bwawe, yasabye business yawe, yasabye urugo rwawe, yasabye yani umubano wawe, urukundo rwawe yarusabye. Hari umuntu mukundana, hari umuntu muri relationship, Satani yasabye relationship yanyu kugira ngo ayigosore, ayikubita hasi. N'akazi kawe rero nutareba neza, Satani ashobora kuba yasabye urugo rwawe kugira ngo arusenye. N'akazi kawe nutareba neza, ashobora kuba yasabye iyo business yawe ngo ayisenye nutareba neza. Yasaba uwo mubiri wawe, yasaba umuhamagaro wawe. Ariko hano Yesu aravugana na Simoni Petero ngo nagusenge, ndakwingingira ngo kwizera kwawe kudacogora. Natangiye nkubwira ngo intambara tubamo ni intambara yo kwizera. Satani yakugabye igitero biciye mu mupfumu no mu murozi. Ubusabwa kugira ngo murozi atakunesha mu kwizera. Wowe ni gute waneshwa n'umurozi? Wizerera mu myuka y'abapfuye banwigira, akizerera mu myuka mu mbaraga z'imiti, mu mbaraga z'ibimera, akizerera mu mbaraga z'ibimera n'ibiki byose by'Imana yaremye. Izerere muri Yesu Kristo wabiremye, wizerere mu Mana yabiremye. Urebe kandi kwizera kwawe ntigucogora, urebe kutamunesha. Aha Yesu yabwiye Simoni ngo nagusengeye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora. Ndagusengera nawe kugira ngo kwizera kwawe kudacogora imbere y'umuzimu, imbere y'umurozi, imbere y'umudayimoni. Ndagusengera kugira ngo kwizera kwawe kudacogora imbere y'iyo krizi. Iyo krizi igomba kuyenga mu izina rya Yesu. Iyo krizi urimo uracamo ndayiyengesha mu izina rya Yesu. Ndavugana na krizi ucamo ngo uyenge. Ndavugana n'indwara ziri mu mubiri wawe, ibyo bigendagenda mu maraso, ibyo bigendagenda mu mubiri, bisohoke mu izina rya Yesu. Vuba hangaje ubundi umuntu yampaye ubuhamya ambwira ukuntu
yasenganye nanjye mu isengesho ibibyimba birarigita byo mu nda. Hari umuntu arambwa ngo yarwaraga umutwe udakira, mu gusengana nanjye uwo mutwe udakira urakira burundu. Ampa ubuhamya bw'ukuntu mu isengesho yasenganye nanjye yari afite umwana wahuraga n'ibibazo by'ubuhumyi, ubuhumyi buracika buvaho. Nawe ndagusengera mu izina rya Yesu. Ni benshi bampa ubuhamya bakurikirana isengesho ribohora abasengana natwe. Imana ikorera ibitangaza n'ibimenyetso mu isengesho. Ndabasaba rero kugira ngo ahubwo mwe nimugaceceke, nimugatuze, mujye muza mwandike, mutubwire ubuhamya cyangwa se munampamagare mutubwire ubuhamya. Uwo mumama naramukunze cyane, wampaye ubwo buhamya bw'ibyo Imana yari yakoze, nubwo hari ikintu yari yashatse kugira ngo atange ku Mana agasanga kiri mu bibazo, ariko Imana ishimwe ko yamubohoye. Nawe rero ndavugana nawe, wowe ufite ibintu bigenda mu nda yawe, ibyo biboroga mu nda yawe, kora kuri iyo nda mu izina rya Yesu. Ndabikabuciye, ndatura ngo iyo myuka igenda mu nda yawe isoke, umuriro w'Imana uyiyengeshe, uyitwike mu izina rya Yesu. Mu nda hawe hagira ubuzima, mu nda wahawe hatekane mu izina rya Yesu. Wowe urwara umutwe udakira uruhande rumwe, nk'uko nguwo yampamagaye ashima Imana ambwira ko yakize umutwe udakira, nawe umutwe wawe udakira uyu munsi ndawaturaho gukira byiteka mu izina rya Yesu. Birashoboka nawe ukaba unteze amatwi uri umwe mu bantu bafite ibibyimba byo mu nda, ariko ibyo nta bibyimba bibaho mu isi y'umwuka. Nayo nkubwiye ngo ni amashitani n'imyuka mibi yihindura ibibyimba. Hari n'abandi bajya kureba bagasanga mu nda yabo harimo amabuye, ariko ari imbaraga z'umwijima z'abadayimoni zihinduye amabuye. Ndatura ngo ibintu biri mu mubiri wawe byose bidasobanutse bishe katika jina Yesu. Ucishije umuriro w'Umwuka Wera muri iyo nda yawe. Ndatura ngo umuriro w'Umwuka Wera, iri jambo rihinduka umuriro mu nda yawe katika jina la Yesu. Ibyari mu nda yawe ubiruke byose bisoke, inda yawe yongere kwakira ubuzima. Hari abandi mu mwuka usanga hari umuntu ndi kumva mu mwuka ufite kunanuka, ariko kunanuka kudasanzwe. Ni abadayimoni bamwonsa amaraso, bamwonka amaraso, ararya warya, bakarya wanywa, bakanywa ibintu byose umubiri wawe ntugire icyo wacira. Ndakwirukana iyo myuka ikunywa amaraso, ndakwirukana iyo myuka ikurya inyama uhagaze mu izina rya Yesu. Ndakwaturaho kugira umubiri muzima, ndakwaturaho kugira inyama, ndakwaturaho kubyibuha umubyibuho mwiza ujyanye nuko Imana yakuremye mu izina rya Yesu. Umubyibuho utarengereye, umubyibuho utarengereye, utakuvuna kwa jina la Yesu umwana w'Imana nzima. Acira wa muntu wowe wumvise ko ufite icyo kibazo, waragiye urakokoka, Satani arakunyunyuza, umubiri wawe uragenda ubigihwahwari neza, urimo uragenda wuma uruhu rukumiraho. Uwiteka agusubije ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Umuzamurire icyubahiro. Imana y'amahoro ikugirire neza. Aha rero iryo jambo urumva Yesu aravuze ngo nagusengeye kugira ngo ndakwingingira ngo kwizera kwawe kudacogora. Ikibazo gihari nuko abantu bacogora mu kwizera kwabo. Uyu munsi ukizera, ejo ugacogora ukaba wagusohotsemo. Ukizera icyumweru kimwe, ikindi cyumweru kimwe ukaba wacogoye. Nawe ndagusengera ngo kugira ngo kwizera kwawe kudacogora imbere y'ibikurwanya n'imbere y'ibiguhinyuza. Kwizera kwawe ntigucogora imbere y'iyo diabete irayenge kuvemo. Kwizera kwa ntigucogora iyo mbere iyo virusi itera sida iragusohokamo. Ndategeka virusi itera sida iri mu maraso yawe. Yewe virusi itera sida, umvira izina rya Yesu Kristo. Wewe witwa sida, Yesu akitwa Yesu Kristo, kandi Yesu ni umukiza ukiza uyu muntu. Sida sohoka muri uyu mubiri w'umuntu, sohoka mu maraso ye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yinjire muri aya maraso. Wewe virusi yitwa sida, sohoka mu maraso aya maraso yera, aya maraso atungane. Hari imbaraga z'Imana zimanutse mu muntu ufite icyo kibazo, zururutse mu maraso ye. Nudacogora mu kwizera kwa nudashidikanya, Yesu asukuye amaraso yawe, ayavanyemo ubwo bwoko bwose bw'ubwandu bwari bukurimo. Fire katika jina la Yesu isumba amazina yose. Kwizera kwawe kugukize mu izina rya Yesu. Kwizera kwawe kukubohore mu izina rya Yesu. Kwizera kwawe gutuma utandukana n'ibyari bikuremereye. Muririmbyi araririmba ngo mu gihe hagize icyaza kikandemerera umutima cyangwa kikanesha inzira yawe, uzaze uco mugozi nezezwa no kugukorera mbohowe. Imana iguciriye imigozi yariboshye umutima wawe. Imana iguciriye
ndaguhinduriye imigozi yariboshye ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndatura ngo imigozi yose yariboshye umutima, iyo migozi, izo ndwara ni imigozi, ayo makrize ni imigozi, ubwo bugumba ni imigozi, ubwo busibateri warwanyije kugira ngo busohoke mu bikanga ni imigozi iboshye umutima wawe. Ndakwatura kugira ngo imigozi y'ubusibateri yakujishe icikishwa amaraso Yesu Kristo, amaraso Yesu Kristo ikatagure abakuzinze urwo ruzingo rwo kutarongorwa ndaruca ku buzima bwawe. Yego ndabizi kurongorwa ni byiza, ariko kutarongorwa ni byiza kurutaho kubabihawe. Ariko niba wowe utarigeze uhabwa utarahawe icyo kintu, umubiri wawe ukabukora, umubiri wawe ukaba wifuza umugabo, nawe ukaba uri umusore wifuza umugore, ndakwatura kugira ngo uruzingo bagushyizeho kugira ngo udashaka rucike mu izina rya Yesu Kristo. Ariko nawe niba warahawe kutarongora cyangwa kutarongorwa, bigumemo ukorera umwami Yesu Kristo, umubiri wawe himbaza Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ku bantu batigeze bahabwa ibyo, imibiri yabo irakora, ndakwatura kugira ngo uruzingo rwagushyizweho kugira ngo utarongorwa utabyara, urwo ruzingo rucike mu maraso Yesu Kristo. Ndarukataguza amaraso Yesu Kristo, urwo ruzingo bagushyizeho kugira ngo utagira urwo rucike, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo ziruce. Ngaho kwizera kwawe rero ni wowe ugomba kugaragaza bishingiye muri iryo jambo nkwaturiyeho, biciye muri iryo sengesho ngo usengeye. Kwizera ni ugomba kukugaragaza iryo jambo natuye nirigwa mu kwizera kwawe kuzuye, birakubera bityo mu izina rya Yesu Kristo, birakubera bityo. Rero wicogora mu kwizera mu izina rya Yesu, ahubwo komera uhinduke. Numara gukomera ukomeze bagenzi bawe bari muri icyo kibazo. Hari bagenzi bawe nawe ubona bari mu ruhande rwawe, bari mu bibazo nk'ibyo wahozemo. Ndagusengeye nkwingingira kugira ngo wowe yihinduke, icyo kibazo kicike, iyo ndwara uyikire, hanyuma utangire gukomeza abandi bakirwaye izo ndwara mu izina rya Yesu. Ndagusengera kugira ngo mu izina rya Yesu inda yawe zibuke usame. Numara gusama mu izina rya Yesu, ukomeze bagenzi bawe batarasama mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana ikuvane mu gishomeri, ubona akazi, ubona icyo gukora. Numara guhindurirwa imikorere, ukomeze bagenzi bawe imikorere yabo itameze neza. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, watsinze urupfu n'ikuzimu kinga ntihagire ukingura uwampamagara uyu murimo akampa ya mavuta. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo buri situation yose wari uhagazemo, Imana Data twese yakuteranyirije mu nda ya nyoko, igihe kikagera ikavuka ikagukuza ukabura umuntu mukuru, ikuvane muri situation kugira ngo nawe ugende ukomeza abandi bakiri muri iyo situation Imana ikuvanyemo mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Rero guma mu bihe byiza byo gusenga, guma mu bihe byiza byo kwegera Imana. Uraza kubona ibitangaza by'Imana, uraza kubona imirimo y'Imana. Umva iri jambo ngo nakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora. Jya usengera kwizera kwawe kwingingire kugira ngo kudacogora imbere y'ibihe bikomeye, kuko ku bihe bikomeye ubinyuzwamo no kwizera ukagera ku masezerano. N'ukwizera konyine niko kubasha gutuma usohoka mu ndwara, usohoka mu bibazo, usohoka mu bintu byose byari byukugarije. Uwiteka kwagurire kwizera mu izina rya Yesu Kristo muri ibihe byo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ibikuri kure bikube hafi mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Ibisubizo byose biri mu mwuka byazanywe n'amasengesho bigatangirwa mu kirere cyawe bikugereho. Ndasaba kugira ngo Uwiteka kohereze marayika kugeza ibisubizo byawe kandi bikugereho ku gihe. Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikugire neza. Waruri kumwe nanjye, umukozi w'Imana, umwana w'Imana. Sindi n'umukozi w'Imana, nge ndi umwana w'Imana isumba byose, nawe ukaba umwana w'Imana. Wakirira ijambo rikubera ingabo igukingira mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana, ugire umunsi mwiza. Na hejo. Hanyuma rero ubaye ari ubwa mbere wowe wari ugeze kuri uyu muyoboro wawe, ntugende utakanda subscribe kandi uyu muyoboro wawe kugira ngo ubashe kwaguka ibi byiza. Wibyicarana, bisangize bagenzi bawe, shyira kuri status yawe, gira uwo usangiza ino linki kugira ngo dukomeze kugwira, tube benshi, ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi, ibyiza nawe wumvise ubigeze no ku bandi. Imana amahoro iguhe umugisha, gira ibihe byiza, Imana iguhe ibyo wifuza byose mu izina rya Yesu. Amen.